uri kubwira ariko se wambwawe wowe urabona wantereta kandi mbona nawe ntacyo uriho. Ibihe byiza rero ndabashuhuje bakunzi baniho TV. Uyu munsi rero twagarutse twakuzaniye umukobwa hano n'umujene murimo kugenda mumubona. So murabizi ko niho TV twavuze ko tugomba kugenda tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye yaba abastari cyangwa se n'abandi bagikeneye kuzamuka. Yes, uyu munsi uko mubibona yes ndi kumwe n'umukobwa hano tugiye kugenda tuganira afite impano. Ariko guys hari abantu benshi akeneye ko baba bamuha support cyangwa se nawe ubwe akeneye kuzamuka. Ikaze kuri niho TV. Murakoze. Amazina yawe witwa nde? Marie Louise Nzayisenga. Yes, yitwa Marie Louise Nzayisenga nimba ambyumvise neza. Yes, Marie Louise Nzayisenga ni muntu ki muri society? Ni umunyeshuri wiga Senior 5 LFKA. Muri make bwo nimba byumvise neza wiga indimi n'ubuvanganzo. Yes. Ese Marie Louise muri wowe wumva ufite iyihe mpano bawumva ushoboye iki muri society? Impano mfite akenshi nkunda ibintu byo gukina ikinamico, filimi na comedy. Ushoboye gukina ikinamico, films and comedy. So hari hano mu Rwanda dufite abacteurs benshi cyangwa se aba filmmaker benshi cyangwa se abantu bakina filime, tukagira aba comedy benshi bazwi harimo nka Bansabe na babijobija ndetse n'abakobwa nabo barahari bagiye nka Barufonsene. So wowe mu Rwanda ubona ari uhe ukota cyangwa se uguha murari yo kuba nawe wakomeza kuba watekereza kuba waba umukinnyi wa filime cyangwa comedy? Okay, ngendeye kuri character zanje n'uburyo nitereyemo mbona nakurikiza Aisha. Wowe ubwo yireba ubona uteye ute? Mbona nyine nashobora gukina role y'abantu batitonda nyine b'inshinzi kuntu. Yes, wabasha gukina role y'abantu batitonda nk'inshinzi. So turabizi Aisha igihe cyose abavugira hejuru. So nk'umuntu ufata nka romodo wawe ni nk'igiki wamwiganaho abantu bakomeye bavuga ati se koko uyu muntu arashoboye akeneye gufashwa? Kuvuga cyane, kugenda nyine mbwira abantu nabi, ntago nashobora gukina role y'abantu nyine bitonda baciye bugufi. So okay, size role now tugiye kwactinga, ugiye kwactinga uvuga ko waba uvuga cyane ubwira umuntu nabi. So sanga uri kumbwira nabi reka tangira uri kubwira. Ariko se wambwawe wowe urabona wantereta kandi mbona nawe ntacyo uriho. Yes guys, murabyumva rero bamwita Marie Louise arashaka kuzaba umukinnyi wa filime. Hano kuri niho TV inatubazanira abantu benshi bagiye batandukanye yaba abazamutse cyangwa se abafite ahantu ubari ndetse n'abakeneye kuzamuka. Yes, mwabyumvise ni umwacteur. Ese muri kumva ko nakantu k'amasogo n'amake aducishirizemo. Yes, mwumvishe yabibasha. Nyuma yuko wiyumvisemo yuko ufite impano yo kuba wakakitingira uvugira hejuru. Ego, ni nk'izihe nzozi ufite muri kariyeri yawe yo kumva uzakina filime hanyuma yo kwiga cyangwa se urashaka kuba watangira gukinana n'ubu ukiri umunyeshuri? Ndashaka nyine gukura nkatera imbere, nyine nkaba umuntu ukomeye cyane. Yes, urashaka kuba umuntu ukomeye muri industry yo mu Rwanda se cyangwa ukomeye gute? Bisobanure. Bishobotse nakamamara nyine no hanze bishobotse nagerayo. Ni nk'icyo gihugu umuntu akubwiye ngo umuhe opportunity cyangwa se amahirwe yo kujyayo, ni cyo gihugu wajyayo ukumva ko wakomeza kuzamura impano yawe? Ubuhinde. Urashaka kuba wajya muri sinema y'Ubuhinde? Kugira ngo rero ujye ahantu bisa nko kuba waba uzi nk'abantu bakora nk'ibintu byawe uzi wabuze abantu nka batatu bo mu Buhinde uzi b'abacteurs bakitinga ku bintu bijyanye n'amafilms cyangwa se wifuza nawe kwactingamo? Oya, nago mbazi. Ibaze. So reka twigarukire hano mu Rwanda byaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So tubonye ko ufite impano yo kuba wakakitinga uvugira hejuru ndetse no kuvuga nabi. Ni iki usaba abantu bashinzwe industry hano mu Rwanda? Kumfasha nyine bakamfasha kuzamura impano yanjye. Kugufasha gute? Bakagufasha kuzamura impano mu buhe buryo? Urugero nka hano kuri niho TV tugenda tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye, abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Yes, uyu munsi rero nk'uko mubibona nabazaniye umucomedian. Hano kuri niho TV ikintu twe dukora dushobora guhuza umuntu ndetse n'abandi akeneye. Urugero natwe hano ko tutakudevelopa ariko
hari indi level uba ukeneye y'aba bantu bakora ibyo bintu wifuza. So ubona mu Rwanda ari nguhe muntu umuntu yaguhuza nawe bikaba byakorohera kuzamura impano yawe? Umuntu nyine nabona wanzamura kandi numva nyine nagenderaho. Nkunda Aisha. Ukunda Aisha? Aisha muhuye bwa mbere ni cyo wamusaba? Namusaba kunyigisha uko akazi ke gakorwa, akanyigisha ukuntu ibintu bigenda nyine nkamureberaho.